Ndabasuhuje inshuti bavandimwe, nejejwe no kubana namwe kandi tukaba tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana. Izina ry'Imana yacu rihabwa icyubahiro. Tubayeho mu gihe gikomeye cyane cy'amateka y'isi. Tubayeho aho buri muntu wese icyemezo ari gufata uyu munsi kiri kugenda kimuganisha ku bugingo buhoraho bw'ahazaza cyangwa se ku kuzarimbuka by'iteka ryose. Gusa ibyiringiro dufite nuko tugifite Mikayeli ucyicaye ku ntebe y'imbabazi mu buturo bwera bwo mu ijuru ahera cyane. Bityo igihe umuntu abasha kubona yaragize intege nke mu byemezo agenda afatira ubugingo bwe, cyane cyane ku ijambo ry'Imana riba ryaravuze, haba hari amahirwe atangaje kandi akomeye yo kuba uwo muntu yagaruka. Rero tugiye kwigana icyigisho nahaye umutwe uvuga ngo umusaruro wo kwirengagiza, temperance, cyangwa se ubutumwa bwo kwirinda. Uwo mugiye gufatanya muri cyo ni umuvandimwe wanyu Byiringiro Pacifique. Umusaruro wo kwirengagiza, temperance. Reka mbere y'uko dukomeza twicishe bugufi mu mitima yacu maze dusenge. Mana yacu, Mana idukunda, tugushimiye ko ntacyo wigeze uduhisha mu ijambo ryawe. Byose binyuze mu byanditswe byera warabitweruriye, kandi inshingano imwe rukumbi dufite niyo kubigenderamo nk'uko ijambo ryawe ribidusaba. Twishingikirije ku masezerano yo mu ijambo ryawe, tugiye kubumbura ibyanditswe byera. Tugiye kugisha inama Bibiliya ndetse n'umwuka w'ubuhanuzi ku kaga n'ingorane uyu munsi biri guterwa n'uko abantu banze umucyo wo kwitungira amagara mazima, banze temperance. Kandi inyandiko zahumetswe nawe zitwereka yuko ubutumwa bwo kwirinda ari ukuboko kw'iburyo kwa marayika wa gatatu. Reka rero ubwo tugiye kuganira nk'abadivantisite b'umunsi wa karindwi kandi bategereje kuza kwawe, dore ko ibyanditswe bitubwira ko igihe gisigaye ari kigufi kandi uzaza atazatinda. Reka uduhe kurabagirana umucyo nk'uko tuwubona kandi nk'uko waduhereye mu ijambo ryawe. Utuyobore, uduhe umwuka wera atsinda imitima yacu, kandi ibi bintu rwose ntihaze kuboneka kubirwanya mu buryo bumwe cyangwa ubundi mu mitima yacu, ahubwo turyemere rihindure imitima yacu. Tubigusabye mu izina rya Yesu, amen. Muri iki gihe hari ikintu turi bukomorezeho gikomeye cyane cyitwa umutimanama. Ubona ko ingingo igendanye n'umutimanama ndetse n'umudendezo udasanzwe Imana yahaye buri kiremwa cyose, ntabwo uyu mudendezo wahawe abakristo gusa, ahubwo buri muntu wese waremwe, akaba atari inyamaswa, akaba atari ikindi kiremwa icyo ari cyo cyose uretse umuntu. Umuntu niwe wenyine mu by'Imana yaremye yahaye umudendezo. Yamushyize imbere icyiza n'ikibi, imushyira imbere ubugingo n'urupfu, imushyira imbere umucyo n'umwijima, maze imurarekera guhitamo. Ayo magambo ushobora kuza kuyisomera mu gitabo cyo Gutegeka kwa kabiri igice cya 30 umurongo wa 15. Rero kugira ngo umuntu abashe kuba yahitamo uruhande rwiza, bigira isoko. By'umwihariko muri iyi minsi y'imperuka hari icyo Imana yabivuzeho. Turaje turebe neza maze turebe ngo ni iyihe mpamvu uyu munsi umuntu ashobora kwemera kunyuranya n'icyo umutimanama we umwemeza. Biterwa n'iki? Ndagira ngo nkubwire ko wowe niba uri umudivantiste w'umunsi wa karindwi, impamvu ibitekerezo byawe binyuranya cyane cyangwa se ibyemezo ufata bikanyuranya cyane n'icyo umutimanama wawe ukubwira, ahanini tugiye kubireba mu ijambo ry'Imana. Ndaza kwifashisha igitabo kidafitwe n'abantu benshi, atari uko kitasohotse, ahubwo ari uko abantu benshi bavuze bati kirahenda. Reka mbabwire, ni igitabo cy'inama ku mirire n'ibyo kurya. Benshi baravuga ngo kirahenda, ngo ibihumbi 12.
none ko ushobora kujya kwivuza ugatanga ibihumbi 100 kandi ukabitanga utagononwa, waba utanayafite ukayaguza ariko kugira ngo wivuze. Kandi ibyanditswe byera bitubwira yuko nk'abakristo tugomba kurya nk'abivura. Rero iki gitabo cy'inama ku mirire kiraje kidufashe, turaza gusobanukirwa neza ko abantu bagiye bakerensa ni ruto ubutumwa bwo kwitungira amagara twahawe n'Imana nk'ubwoko bwasigaye mu gihe giheruka. Umusaruro uri kuvamo ni uko uyu munsi abantu bari gufata ibyemezo bazi neza ko binyuranyije n'ikimitimanama yabo ibemeza. Umusaruro wo kwirengagiza temperance, ngiye kwibanda ku kintu gikomeye cyane abadivantisite ndetse n'abatari abadivantisite bazi. Twabwiwe kenshi ikibazo cy'inyama ndetse n'ibindi, ndagenda nkomorezaho mu minota mike tugiye kumarana. Iyo usomye mu ijambo ry'Imana mu rwandiko Pawulo yandikiye Abaroma, urwandiko Pawulo yandikiye Abaroma tuhasoma iki? Hari amagambo nifuza kuba gusomera ahanditse. Abaroma igice cya 12 umurongo wa 1 n'uwa 2. Hari umutwe w'amagambo uvuga ngo imirimo ikwiriye imibereho ya Gikristo. Nuko bene data ndabinginga kubw'imbabazi z'Imana ngo mutange imibiri yanyu ibi bitambo bizima byera bishimwa n'Imana, ariko kuyikorera kwanyu gukwiriye. Kandi ntimwishushanye n'ab'iki gihe, ahubwo muhinduke rwose mugize imitima mishya, kugira ngo mumenye neza iby'Imana ishaka, ari byo byiza bishimwa kandi bitunganye rwose. Uri kubona ko imibiri yacu ni ibitambo by'Uwiteka, ni ibitambo byera, atari uko Imana ikenera ibitambo by'abantu, ahubwo nk'uko mu buturo bwera igitambo cyatambwaga cyagombaga kuba kizira inenge kuko cyashushanyaga Yesu Kristo umuziranenge, niko n'imibiri yacu Imana yifuza yuko iba yera kuko yeguriwe Kristo. Rero nshuti yanjye, ibintu ngiye kuvuga ni ahangaha bishingiye. Nuko bene data ndabinginga, ni uguhendahenda k'umugaragu w'Imana Pawulo, ngo kubw'imbabazi z'Imana mutange imibiri yanyu. Ese ni ukuyiha nde? Ni ukuyiha ab'isi? Igisubizo ni oya, ni ukuyegurira Kristo. Ibi bitambo bizima byera bishimwa n'Imana, ariko kuyikorera kwanyu gukwiriye. Benshi bavuga yuko uyu munsi bakorera Imana, ariko imibiri yabo bayeguriye gutegekwa n'isi, bayeguriye gutegekwa n'irari. Niyo mpamvu tugiye kujya muri kino gitabo cy'inama ku mirire tukareba intandaro y'intege nke abantu uyu munsi bafite iri gutuma bafata ibyemezo bidahuje rwose n'ijambo ry'Imana. Iyo usomye muri iki gitabo cy'inama ku mirire n'ibyo kurya ku kagingo ka 682, akagingo ka 682 tuhasoma iki? Hari amagambo atangaje cyane. 682 akagingo, ubwo ni kuri paragrafe, ni kuri page ya 394 kuri kino gitabo cy'Ikinyarwanda. Haranditse ngo kurya inyama bizana mu mubiri impinduka zituma umubiri ugira imbaraga za kinyamaswa. Tugizwe n'ibyo turya, kandi iyo twimenyereje kurya cyane inyama bigabanya imikorere y'intekerezo zacu. Abanyeshuri bashobora gutsinda cyane amasomo yabo yaba birindaga kurya inyama. Iyo igice cy'ubunyamaswa mu mubiri w'umuntu gihawe imbaraga bitewe no kurya inyama, ubushobozi bw'intekerezo nabwo bugabanuka ku rugero rumwe. Imibereho y'ibyamwuka ibasha kugerwaho no gusigasirwa inyama ziramutse ziretswe, kuko bene iyi mirire iha imbaraga imikorere ya buri gihe, iganisha ku byifuzo bibi kandi igacogoza kamere y'umutimanama na kamere y'iby'umwuka. Ijambo umutimanama riraje. Ijambo umutimanama uri kubona ko rikorwaho cyane n'amahitamo umuntu ashobora kugira,
ku bigendanye n'icyo umuntu yinjiza mu mubiri we. Ni ibintu rero bitangaje cyane, kandi ibisa n'ibi ushobora kubisanga ku kagingo ka 600 nanone 647 mu gitabo cy'inama ku mirire n'ibyo kurya. Katubwira iki? Akagingo ka 647 haranditse ngo akamenyero kacu mu mirire n'iminywere. Reka mbabwire badivantiste bene data, kimwe n'undi wese wakumva iki cyigisho, umuntu n'ibyo arya. Niyo mpamvu Imana yatanze umurongo usobanutse neza w'uburyo abana b'Imana bakwiriye kubaho. Reka mbabwire, mu gihe cya Daniyeli, igihe Azariya, Meshayeli na Ananiya ukongeraho na Daniyeli bavanwaga iwabo i Buyuda bazanywe nk'abanyagano, hari uko bari barize ibigendanye n'imirire, hari uko bafataga imibiri yabo. Niyo mpamvu bemeye gusuzugura itegeko ry'umwami, atari uko ubusanzwe ari abantu bafite umutima wo gusuzugura no gutesha agaciro amategeko yatanzwe n'abayobozi, ahubwo mu gatabo k'imibereho yejejwe k'ikinyarwanda paji ya 15 bagaragaje imibereho itangaje ya Daniyeli. Bavuze yuko yari umuntu wicisha bugufi, yari umuntu rwose w'umwizerwa. Ariko iyo byageraga ku mategeko y'Imana, iyo byageraga ku gihe bisaba yuko itegeko ry'Imana ryubahirizwa, kuri iyo ngingo yari intagondwa nk'igiti cy'isederi. Rero ntabwo byagutangaza kubona ushobora guhura n'abantu bakubwira bati nyamara uri intagondwa. None se na Daniyeli ntabwo yari intagondwa? Rero ikibazo ni uko ushobora kwitwa intagondwa kandi kuko uriyo no mu mafuti, ariko igihe wanze kwica itegeko ry'Imana ukanyuranye n'iki isi isaba, niyo wahinduka intagondwa, ibyo si ikibazo. Daniyeli na bagenzi be bageze i Babuloni, kubw'umwami wifuza kubatonesha, abagenera ibyo kurya bivuye ku meza ye, ariko batitaye ku cyubahiro cy'umwami, batitaye kuba babahaye ngo ajye abitaho, bagambiriye mu mitima. Daniyeli niwe wavuzwe ko yagambiriye mu mutima. Umurongo wa 8 w'igice cya mbere ngo Daniyeli agambirira mu mutima kutiyandurisha ibyo kurya byavuye ku meza y'umwami. Ntekereza ko na Azariya, Meshayeli na Ananiya bose bahuriye kuri uwo mwanzuro, bisanga ari itsinda ry'abantu 4, ariko nta wabwiye undi ngo ibi bintu ntubyemere. Benshi bazi yuko ibyemezo abantu bamwe bafata baba baragiye babyoshywa na bagenzi babo. Birashoboka, ariko nanone ntabwo kuri bose ariko bimeze. Niyo mpamvu ibi ni ibintu umuntu abasha gufatira umwanzuro ku giti cye, nta wundi muntu agishije inama akurikije uko abanye n'Imana. Ariko banze kurya ibyo kurya byavuye ku meza y'umwami, kubera ko icya mbere byabashaka ko byatekejwe ibigirwamana, kandi umwami niwe wabaga ari umutambyi mukuru ku bigirwamana byo mu gihugu abereye umuyobozi. Bityo rero ntabwo bashaka kurya ibyo kurya bitavanywe imbere y'ibigirwamana. Iyo yari impamvu ihagije yo kuba Daniyeli na bagenzi be batakemera ibyo kurya bivuye ku meza y'umwami. Kandi kabiri, hagomba kuba hariho ibyo kurya birimo n'ibyo kurya ubwoko bw'Imana butemerewe kurya, nk'inyama z'ingurube. Kandi no muri iki gihe noneho n'inyama muri rusange tubona ko ubwoko bw'Imana muri iyi minsi bugomba kwitandukanya nazo. None baravuze ngo akamenyero kacu mu mirire n'iminywere kerekana niba turi ab'isi cyangwa turi mu mubare w'abantu uhoraho atandukanyije n'ab'isi kubw'ububasha bw'ukuri kwe kuzima. Tugira ngo nkubwire, Saduraka, Meshaki na Abedinego ni amazina bahawe afitanye isano n'ibigirwamana by'i Babuloni, kandi nabyo ntabwo byagize icyo bihindura ku myizerere n'imimerere yabo. Bivuze ngo amazina yose abantu bakwita, kuri umuyobe, kuri umwaka, kuwaguye, kuri no kuyobya abantu, ibyo byaba ikibazo koko uramutse ari kumeze uri kuyobya abantu, waraguye mu bwaka n'ibindi nk'ibyo ngibyo. Ariko niba umwanzuro uhagazeho uhamanya n'ibyanditswe byera, umudendezo w'umutimanama, komera, shikama. Na Daniyeli yahimbwe izina Beluteshazari, n'abandi bahawe amazina nka Saduraka, Meshaki na Abedinego, ariko ntibyabahindura. Rero ayo mazina niyo bazwiho cyane, ariko kuba baranze kurya uko babonye, kuba baranze kwica ihame ry'ubuzima, nibyo byabateguye no kuzahagarara mu kibaya cya Dura bashikamye. Abantu bazi ko ibintu byo kuramya bidafitanye isano n'ibyo kurya. Niyo mpamvu usanga abantu bavuga yuko ibibazo by'ubuzima
ntaho bihuriye n'iby'umwuka, uko ni ukwishuka. Akamenyero kacu mu mirire n'iminywere kerekana niba turi ab'isi cyangwa turi mu mubare w'abantu Uhoraho yatandukanyije n'ab'isi kubw'ububasha bw'ukuri kwe kuzima. Aba ni abantu be b'umwihariko, bafite ishyaka ry'imirimo myiza. Imana yavugiye mu ijambo ryayo. Urugero rwa Daniyeli na bagenzi be batatu rukubiyemo ibibwirizwa ku ivugurura ry'ubuzima. Imana yavugiye mu mateka y'abana ba Isirayeli, abo yashatse kurinda inyama kubwo kubashakira ibyiza. Yabagaburiye umutsima uva mu ijuru. Umuntu arya ibyo kurya by'abamarayika, ariko bakomeje gushyigikira irari ryabo ry'iby'isi, kandi uko barushagaho gushyira intekerezo zabo ku nyama zo muri Egiputa, niko barushagaho kwanga ibyo kurya Imana yabahaye ngo bakomeze kugira amagara mazima mu by'umubiri, intekerezo n'umutimanama. Umutimanama uragarutse ngo bararikiye inyama, kubw'ibyo bamera nk'uko benshi muri iki gihe bakora. Benshi muri iki gihe bakora gute? Mudivantiste w'umunsi wa karindwi, turetse wenda hari n'ibintu by'inkingo bihatirwa abantu b'isi, ubusanzwe ntabwo bagiye bakoba amahame twizera nk'abadivantiste. Ariko se abadivantiste ngo batanywe icyayi, ariko se ngo abadivantiste ngo batarya akanyama, ariko se ngo abadivantiste batanywe ikawa, ariko se abadivantiste batemera ibirungo, ariko se abadivantiste batemera amavuta, batemera agafiriti n'ibindi. Gusa kubera ko byasaga nkaho byoroshye bitewe n'uko bitashyizwemo imbaraga, nta mwuka wo kurwanya no guhatira abantu kumenya n'umudendezo w'umutimanama wabo washyizweho. Ariko iyo babigirira ubushobozi bamwe, bari no kwirenganyiriza bagenzi babo. None aha ngaha tubonye yuko umutimanama kugira ngo ufate ibyemezo bizima bifitanye isano n'ibyo umuntu ashyira mu nda. Niyo mpamvu umutimanama wa Daniyeli wakoze neza, kubera ko bari bahuje n'ubushake bw'Imana ku bigendanye n'ibyo bashyiraga mu mibiri yabo. Rero nshuti yanjye, ibi bintu ni umuburo ukomeye cyane abantu bakwiye kwitaho, cyane cyane abadivantiste. Hari andi magambo nifuza kubasomera kuri paji 462, paji 462, avuga uburyo abadivantiste benshi n'abantu benshi bigize ba ntibindeba. Bigize ba ntibindeba nk'aho ibi bintu bitababwiwe, nyamara ijambo ry'Imana ryarabivuze byeruye. Abantu benshi bigize ba ntibindeba, baranditse kuri paji 462 ngo byasabye ko hakoreshwa intambara itoroshye kugira ngo hagende haboneka iterambere muri uyu murimo. Abizera ntibagize ubushake bwo kwerekana ko biteguye kwiyanga ngo begurire intekerezo zabo ubushake bw'Imana, maze mu mibabaro yagiye bageraho no guha abandi urugero rubi, basaruye ingaruka zitewe n'iyo myifatire yabo. Itorero ryubaka amateka. Umunsi wose ugira urugamba n'urugendo. Dukikijwe impande zose n'abanzi bataboneka, kandi tubashishwa kunesha kubw'ubuntu Imana iduha, cyangwa tukaneshwa. Ibyo byose birashoboka. Ndasaba abigira abantu ntibindeba. Uyu ni Ellen White ubivuga. Ndasaba abigira abantu ntibindeba kuri iyi ngingo y'ivugurura ry'ubuzima kwihana. Nshuti yanjye, Imana irarikira abantu kwihana. Uyu mucyo twahawe ni uw'agaciro gakomeye, kandi Umwami Imana yampaye ubutumwa bwo kwihanangiriza abantu bose bafite inshingano mu byiciro byose by'umurimo w'Imana gufata iya mbere, bakerereza ukuri mu mitima yabo n'imibereho yabo. Ubu buryo gusa nibwo buzashoboza buri wese guhangana n'ibishuko agomba guhura nabyo kuri iyi si. Ibishuko duhura nabyo ni byinshi, intambara turwana ni nyinshi. Guhangana nabyo ukabinesha, dore aho bishingiye n'aha ngaha. Ariko abadivantiste birengagije kenshi amahame y'ubuzima. None uyu munsi umusaruro uvuyemo ni uko bari kunyuranya n'iby'imitimanama yabo ibemeza. None umutimanama wawe ukwemeza iki? Ariko uravuga uti, ese ibi bintu ninkomeza kubishyiramo imbaraga ndava ku kazi, abana banjye baraho bate? Nyamara mu Byahishuwe 21 umurongo wa 8
haravuga ngo abanyabwoba n'abatizera umugabane wabo ni mu nyanja yaka umuriro n'amazuku. Reka mbabwire, hari amagambo atangaje cyane ari mu gitabo cy'abakurambere n'abahanuzi ku cyigisho kivuga Mose atsindirwa ku rugabano. Mose atsindirwa ku rugabano, aha bagaragaje igihe Abisirayeli bivovotaga babuze amazi, ngo ubu noneho bari bageze aho bareba imisozi y'i Kanani, ariko ari hafi ya Edomu niho hari inzira yatoranyijwe yo kuzanyuramo bajya i Kanani. Icyerekezo cyari cyarahawe Mose ngo, kandi utegeka abantu uti, mugiye kunyura mu gihugu cya bene wanyu Abesawu, bazabatinya, muzabahaheho ibyo kurya n'amazi, nk'uko tubisanga mu Gutegeka kwa kabiri igice cya kabiri umurongo wa kabiri kugeza umurongo wa kane kugeza uwa gatandatu. Ngo ayo mabwiriza yari akwiriye kuba ahagije ngo basobanukirwe n'impamvu isoko y'ayo mazi yari yakamye. Bari bagiye kunyura mu gihugu gifite amazi menshi kandi cy'uburumbuke, baromboreza mu gihugu cy'i Kanani. Gukama kw'amazi babonaga mu buryo bw'igitangaza byari bikwiriye kubabera impamvu yo kwishima, kuko cyari ikimenyetso cy'uko bazerera mu butayu, cyuko kuzerera mu butayu byari birangiye. Ngo ariko abantu basaga nk'aho batagifite ibyiringiro na bike by'uko Imana izabajyana i Kanani, maze basaba yuko bakomeza guhabwa imigisha bagiriraga mu butayu. Amazi akama bataragera Edomu. Ubwo bari bagize amahirwe yo kugenda bakurikije kwizera aho kugenda bakurikije ibyo barebaga. Niyo mpamvu uyu munsi abantu bashaka kugenda bakurikije ibyo bareba, ntabwo bashaka kwizera Imana. Kandi ijambo ry'Imana ryavuze ngo abanyabwoba n'abatizera umugabane wabo bazaba mu nyanja yaka umuriro n'amazuku, kandi urwo ni rwo rupfu rwa kabiri. Urwo ni urupfu Imana yifuza kurinda ubwoko bwayo. Rero kugira ubwoba no guhagarika umutima ni bimwe mu bintu bihatira umudendezo umuntu afite no kunyuranya n'icyo umutimanama we uri kumwemeza. Aya magambo nifuza kuyasoma kugira ngo tubone izi ntege nke Abisirayeli bagize bakitotomba, nyamara bari bageze aho Imana ibahaye ikimenyetso cy'uko bagiye kugera iwabo kuko amazi yari akamye. Niyo mpamvu n'uyu munsi abakristo benshi bahangayikishijwe n'ibibazo biri ku isi, bari kwibaza ngo ejo bizamera bite, kandi barifuza ko ibintu byasubira mu buryo kugira ngo gahunda z'isi zikomeze. Ariko abana b'Imana barekwiye kubona ibi bintu nk'ibimenyetso bibereka neza yuko bagiye kugera iwabo. Imana irasaba abadivantisite umunsi wa karindwi, kimwe n'undi wese wifuza kuzajya mu ijuru, kwihana intege nke z'umucyo wose yagiye yirengagiza. Kandi umwuka w'ubuhanuzi utubwira ko ibi bintu kubigiraho ubujiji ari icyaha. Mu gitabo n'ubundi cy'inama ku mirire n'ibyo kurya kuri paje yaho ya 16 hari amagambo nifuza kuba basomera ahanditse amagambo meza cyane. Paje ya 16, kubigiraho ubujiji ni icyaha. Kuba amategeko agenga ibyaremwe ari amategeko ava ku Mana, ni inshingano yacu mu buryo bwuzuye gutanga igihe cyacu tukayiga kandi tukayatekerezaho. Dukwiriye kuyiga tukamenya ibyo dusaba bigendanye no kwita ku mibiri yacu, maze tukabyitwararikaho. Nawe tandika ngo kubigiraho ubujiji ni icyaha. Ubwo ni agapagarafi ka 10 aha mu gitabo cy'inama ku mirire n'ibyo kurya. Rero nk'abadivantisite, nubwo twagiye twanga umucyo igihe kinini, ariko n'uyu munsi Imana iri kongera kurarika buri muntu wese kugira ngo agarukire umucyo w'ijambo ry'Imana, kandi asaba Imana kugira ngo imutegurire guhagarara ashikamye mu isaha ikomeye tugiye kwinjiramo mu gihe kiri imbere. Kuri paragarafi ya 13 na paragarafi ya 14 hari amagambo tuhasoma ngo igihe umucyo wo kwitungira amagara mazima watugeragaho, kuva icyo gihe twakomeje kwibaza ibibazo bikurikira: mbese naba nshyira mu bikorwa gahunda nziza yo kwirinda ku kintu cyose? Mbese imirire yanjye yaba inganisha ku rugero rutuma nshobora gukora ibintu byinshi kandi birushijeho kuba byiza? Niba tudashobora gusubiza ibi bibazo, twemera ibyo bitubaza, twaba duhagaze imbere y'Imana dutsindwa n'urubanza, kuko izatubaza iby'umucyo yashyize imbere yacu. Imana yirengagije igihe cy'ubujiji twabayemo, ariko uko umucyo ugenda urushaho kutugeraho, iradusaba guhindura imigenzereze yacu mibi igamije kurimbura ubuzima bwacu, maze tugafata umwanya ukwiriye wo kumvira amategeko agenga imibiri yacu. Ubuzima bwiza ni ubutunzi. Mu butunzi dufite bw'iki gihe, dufite gihita,
ubu ni bwo butunzi buruta ubundi bwose, imibiri yacu. Turamutse tudafite ubuzima bwiza, gushaka ubukire, kwiga no gushaka icyubahiro byaba bisa nko gukora ubusa. Nta na kimwe muri ibyo cyaduha umunezero tubaye tudafite ubuzima bwiza. Ni icyaha gikabije gukoresha nabi ubuzima bwiza Imana yaduhaye. Bene uko kubukoresha nabi bituma imibiri yacu ihinduka iminyantege nke, tugahora tutagira icyo tugeraho, ndetse n'iyo twaba dufite amashuri angana iki. Aho ni kuri paji ya 18 igitabo cy'inama ku mirire n'ibyo kurya. Rero reka mubwire inshuti yanjye, ubu uyu munsi uri kubona abantu bafatanya mu gukwena no guseka abantu bitewe n'umudendezo w'umutimanama wabo banze kunyuranya nawo. Ukabona isi ishobora kubafata ikabashyira mu gatebo kamwe, kandi n'impamvu zabo ahari zitanahuye, ariko ukabona hari ugukobwa, ukabona hari ukuvuga ngo aba bantu nyamara barayobye. Ingero zitangwa ni nyinshi: ibitangazamakuru, ibinyamakuru, bwo amaradiyo, amateleviziyo, ahanzwe abantu bari kwitwa yuko ari abaka. None kuri paje 410 mu gitabo cy'inama ku mirire n'ibyo kurya batubwira iki? Urumva ko nibanze ku kintu cy'ibihamya cyane kugira ngo hataza kugira umuntu ugira ngo aya ni amagambo yanjye. Paje 410, uretse wumva icyo Imana yifuzaga ku badivantiste umunsi wa karindwi. Abadivantiste umunsi wa karindwi bafite ukuri kw'agaciro gukomeye cyane. Hashize imyaka 40 Uhoraho aduhaye umucyo udasanzwe werekeranye n'ivugurura ry'ubuzima. Ariko se turawukurikiza? Ni bangahe banze gukurikiza inama z'Imana? Nk'ubwoko bw'Imana tugomba gukomeza kugendera mu mucyo twabonye. Inshingano yacu ni ugusobanukirwa no kumvira amahame y'ivugurura ry'ubuzima. Ku byerekeranye no kwirinda, dukwiriye kuba abantu b'imbere kurusha abandi bantu bose. Nyamara haracyari abizera mu itorero bajijutse cyane, ndetse n'abagabura b'ubutumwa bwiza batubaha umucyo Imana yaduhaye kuri iyo ngingo. Barya uko bishakiye, bagakora ibyo bishakiye. None se mbabaze inshuti zanjye, iki ni ikibazo cyangwa si ikibazo? Ibi rero nibyo bigenda bituma abantu babasha kugira amahitamo, umuntu wese akifata impungenge. Niba umuntu akurikije umucyo wo mu ijambo ry'Imana, ubutumwa twahawe, ugasanga abandi bantu kandi bizeraga kimwe, bitwaga ariko bizera kimwe, batangiye kwifatira impungenge bavuga bati nyamara aba bantu nuko basanga mukabaganiriza barayobye. Ariko se ushobora kubona ibihamya byo mu ijambo ry'Imana bikugaragariza impamvu yo kunyuranya n'umutimanama wawe, warangiza ukanabihatira abandi bantu? Badivantiste umunsi wa karindwi, ibi bintu mwongere mu bitekerezeho. Buri muntu wese afata umwanya, niba akunda Imana, niba yifuza kuzajya mu ijuru, anabisengera, afata umwanya bishyire imbere y'Imana, kugira ngo hato ataza kwifatanya n'abantu babasha kugenda bavuga nabi abantu b'Imana, kandi bakaba barimo kugenda bishyira mu mugabane ushobora kuzasoreza mu kuzimiza ubugingo bwabo kandi by'iteka ryose. Imana yagiye yigisha kenshi inavuga yuko abadivantiste umunsi wa karindwi by'umwihariko, ndetse n'ababagana binyuze mu mavuriro yabo, batari bakwiriye kuba bakishingikiriza cyane ku miti n'ibinini byo ku baganga basanzwe nk'uko ab'isi babigenza. Ariko uyu munsi se bihabwa agaciro? Oya. Reka twumve mu gitabo n'ubundi cy'inama ku mirire, paje ya 452. Igitabo cy'inama ku mirire n'ibyo kurya, paje 452, handitse iki? Ni agatitire kavuga ngo mu bigo byacu by'ubuzima. Elena White ati, akagingo ka 766, nahawe umucyo werekeranye n'ukuntu ikigo cy'ubuzima kigomba gushingwa, kandi ko muri icyo kigo hatagomba gutangirwamo imiti y'ibinini, ahubwo hagakoresha uburyo bwo kuvura bworoheje bushyize mu gaciro kugira ngo indwara zibashe kuvurwa. Muri icyo kigo abantu bagomba kwigishwa uburyo bw'imyambarire, guhumeka umwuka mwiza no kurya bikwiriye, n'uburyo bwo kwirinda indwara binyuze mu kubaho imibereho iboneye. Kwirinda indwara binyuze mu kubaho imibereho iboneye.
none se ibi biraza guhuza n'uburyo isi iri kwerekanamo ibintu? Reka mbabwire bene data, iki ni igihe buri muntu wese adakwiriye guhomboka inyuma y'ibintu byose byadutse, ahubwo nk'abadivantisite b'umunsi wa karindwi dukwiriye kwigisha kwivura hifashishijwe ibyaremwe. Ubutumwa bwatoranyijwe umugabane wa kabiri bubisobanura neza, uzafata umwanya ubyige. Iki gitabo cy'inama ku mirire dore nk'ibi ngibi kiri kubivuga. None ufata ikihe cyemezo nshuti yanjye kandi mwene data? Ntabwo nifuzaga kuba navuga ibintu byinshi, ariko uretse n'ibi bintu by'inyama n'ibindi bifitanye isano nabyo, hari n'ikindi dushobora kwibaza. Paji 339 usanga uyu munsi abadivantisite amahame yo kwirinda bayatesheje agaciro ku rwego rwo hejuru. Paji 339 ugasanga abadivantisite, biratangaje kubona abadivantisite bafata amata bakayavanga n'isukari barangiza bakanywa. Ibyo bintu ndagira ngo mbasomere yuko ari uburozi buteye ubwoba. Paje 339 mu gitabo cy'inama n'ubundi ku mirire n'ibyo kurya, paragarafi ya 533 ku byerekeranye n'amata n'isukari. Ubu nzi abantu batewe ubwoba n'ubugorozi mu by'imirire, bavuga ko ibyo ntacyo bibarebaho, kuko ubwo bugorozi bubabuza kwikoreshereza uko bishakiye ibyo bintu. Impinduka zigomba gukoranwa ubwitonzi bukomeye, kandi tugomba kubikomeza twigengeseye kandi tukabikorana ubwenge. Tugomba gukoresha inzira tubona ko ishobora kwemerwa n'abagabo n'abagore b'abanyabwenge mu gihugu. Kunywa amata menshi n'isukari byinshi icyarimwe ni ibintu byangiza ubuzima mu buryo bukomeye, byinjiza mu mubiri imyanda. Amatungo dukama ntabwo ibihe byinshi aba ari meza, ashobora kuba arwaye. Inka ibasha kuba isa neza mu gitondo igapfa nimugoroba, bityo ikaba yari irwaye mu gitondo n'amata yayo akaba ahumanye, ariko ukaba utari ubizi. Ibyo amatungo arya biba birwaye, inyama ziba zirwaye. Iyo amatungo yabashaga kuba ari mazima, natanga inama ko abantu barya inyama kuruta ko banywa amata menshi n'isukari. Ibyo ntibyakwangiza umubiri nk'uko amata n'isukari biwangiza. Isukari ituma umubiri ukora nabi, ibangamira imikorere yose y'imbaraga z'umubiri. Haba ubwo akenshi njya ku meza ya bene data na bashiki bacu, maze nkitegereza ukuntu bakoresha amata n'isukari nyinshi. Ibi bimerera nabi umubiri, bigateza ubwiyabire ingingo z'urwungano ngogozi, maze bikagera no mu bwonko. Ariko usanga bene data nk'uko Ellen White abivuga na bashiki bacu, kenshi cyane iyo ugeze ku meza usanga ariyo mirire, ariyo minywere, ariyo mikorere. None se ibi bintu bizakomeza kuba gutya kugeza ryari? Hakenewe impinduka mu bantu b'Imana. Nshuti yanjye, ibi bintu ndifuza ko ubiha agaciro. Paje 452, paje 452 tuhasoma iki? Haranditse ngo paje 452 paragarafi ya 651, paragarafi ya 651, 651 tuhabona iki? Uwiteka aratubwira yuko twitegura kwimurwa tugataha iwacu. Nibyo byiringiro by'itorero, itorero ryacu ry'Abadiventiste umunsi wa karindwi. Dutegereje ibyiringiro by'umugisha, ari byo kuzaboneka k'ubwiza bwa Yesu Kristo, ari we Imana yacu ikomeye n'umukiza. Rero aha ngaha Ellen White aravuga ngo turitegura kwimurwa tugataha iwacu. Mbese uritegura kwimurwa? Haranditse ngo mu bategereje kugaruka k'umwami Yesu hari abazareka rwose kurya inyama. Inyama ntizizaba zikiboneka mu mirire yabo. Dukwiriye guhora tuzirikana iryo herezo, tukita ku nshingano yacu duhanze amaso iryo herezo. Ntabwo niyumvisha ko igihe tukirya inyama twaba duhamanya n'umuco Imana yashimye kuduha.
ntabwo mbyiyumvisha. uyu rero nawe tubivuga ntabwo ari njyewe rwose, ni umuja w'Imana Ellen White. 659 agaparagrafu ka 659 hatubwira iki? Hatubwira ngo abarya inyama birengagiza inama zose Imana yatanze ku byerekeranye n'iki kibazo. Nta gihamya bafite kibereka ko bari mu nzira ifite umutekano. Nta rwitwazo na ruto bafite rubemerera kurya inyama z'amatungo yishwe. Umuvumo w'Imana uri ku nyamaswa zaremwe. Kenshi iyo abantu bariye inyama zijya kuborera mu gifu maze zigateza indwara, kanseri, ibibyimba n'indwara zifata mu bihaha. Akenshi biterwa no kurya inyama. Iyaba buri wese yabasha gusobanukirwa n'ibi bintu neretswe, abatagira icyo bitaho, abadaha agaciro ibyo kubaka imico yabo, abahora bararikiye inyama, ntibahirahira ngo basamire inyama z'inyamaswa zapfuye kugira ngo bahaze ipfa ryabo. Indyo nk'iyo yangiza amaraso binyuze mu mitsi anyuramo, maze igatera umuntu kugira ibyifuzo bibi bya kinyamaswa, aho umuntu afata mugenzi we ku mbaraga, ku ngufu, kugira ngo amukorere ikintu uwo muntu atifuzaga. Ibyo bintu mwumva Imana izabyihanganira? Iyo mirire igabanya ubushobozi bwo gushishoza. Mbese muri iyi minsi abantu baracyashishoza? Ubyibaze. Iyo mirire igabanya ubushobozi bwo gushishoza. Niyo mpamvu ubona abantu nta mutima nama bakigira. Ntabwo bita ku mukecuru, ntabwo bagirira imbabazi umuntu ubatakira ubabwira ati nyabuneka mwimfata ku mbaraga, mwimfata ku ngufu. Ariko kubera ko abantu nta mutima w'ubushishozi binyuze mu kuba barangije imibiri yabo beshyiramo ibyo biboneye, uyu munsi ntabwo bubaha amahitamo ya bagenzi babo. Igabanya ubushobozi bwo gushishoza n'imbaraga z'intekerezo mu byo kumenya Imana n'ukuri no kwimenya kw'abantu ubwabo. Mbese ibi bintu birakomeye cyane. Akagingo ka 665, reka wumve. Iyaba mwashoboraga kumenya imiterere y'inyama murya, iyaba mwashoboraga kubona amatungo akiri mazima mbere y'uko bayakuraho uruhu bayina amaze gupfa, mwahita mugira isesemi mukareka kongera kurya inyama. Amenshi mu matungo murya aba arwaye ku buryo muramutse mutayiciye kuyarya yazageraho ubwayo akipfisha. Nyamara igihe abasigaranye umwuka muke wo kubaho barayica bakayagurisha ku isoko. Mushyira mu mibiri yanyu ingeso n'uburozi by'ubwoko bubi kandi nanone ntimubimenye. Mbese ibi bintu n'Abadivantisite ntabwo bagombye kubimenya? Reka mbabwire, niba utegereje kugaruka kwa Yesu Kristo, niba uzi yuko umubiri wawe ari urusengero rw'Imana, ukwiriye guha agaciro amahame yo kwirinda, ko kuyakerensa niyo ntandaro y'akavuyo, y'akaduruvayo, yo kutagira gushishoza, yo kutagira imbabazi, yo kudaha agaciro icyo umudendezo w'umuntu umwemeza. Uwo ni wo umusaruro uri kuvamo, kandi abahagaze muri urwo ruhande bakitwa yuko bari gukabya, ko bihuse, ko bari kwikururira akarengane. Ariko ntabwo urwo ari rwo rugamba Imana yatumyeho itorero ryayo ryasigaye ry'Abadivantisite umunsi wa karindwi. Imana yabahamagaye kugira ngo bamamaze ishimwe ry'abahamagaye. None turi kwamamaza ishimwe ry'aduhamagaye, cyangwa turi ku rugamba rwo guhangana n'ukuri ko mu ijambo ry'Imana? Rero rwose ahangaha ibihamya nasoma ni byinshi, ariko ijambo ry'Imana ritubwira ko turi ubwoko bw'umwihariko, turi abantu badasanzwe. Niyo mpamvu nta muntu n'umwe uzigera akora icyo ijambo ry'Imana rimusaba niba uwo muntu anyuranya n'icyo umwuka w'ubuhanuzi uvuga, cyaba gito cyangwa kinini. Niyo mpamvu Imana isaba ko twumvira mu buryo bwuzuye. Nshuti yanjye, iki ni igihe cyo gufata icyemezo gikomeye ukagifatira ubuzima bwawe. Pawulo yanditse mu rwandiko yandikiye Abakorinto mu gice cya 10:31 ngo namwe iyo murya cyangwa munywa cyangwa mukora ikindi kintu icyo ari cyo cyose, mubikorere guhimbaza So mu ijuru. Iryo jambo ngo cyangwa ikindi kintu icyo ari cyo cyose mubikorere guhimbaza So mu ijuru rirakomeye cyane, kuko rinakubiyemo n'ibihe duhagazemo. Ni ibihe umuntu agomba kwicara agatuza,
niba ari n'icyemezo afashe amenye ko gifitanye isano n'amahitamo ye yo muri ubu bugingo ndetse n'ubw'ahazaza. Ariko Imana n'ubundi iba ikirarikira ubwoko bwayo kugaruka, nimugaruka mugatuza. Ijambo ry'Imana rivuga muri Yeremiya mu gice cyaho cya 6. Umuhanuzi Yeremiya mu gice cyaho cya 6 umurongo wa 16. Uwiteka avuga atya ati: nimuhagarare mu nzira murebe, kandi mubaririze inzira za kera, aho inzira nziza iri aba ariyo munyuramo, ariko kandi niho muzabona uburuhukiro mu mitima yanyu. Ariko barahakana bati ntituzayinyuramo. Imana ikaba yarandikishije ibintu mu mwuka w'ubuhanuzi, yifuza ko abantu babigenderaho, yifuza ko abantu bacika kuri buri kintu cyose umwuka w'ubuhanuzi waciriyeho iteka. Ariko abantu bagahakana bati ntabwo tuzayinyuramo, bati twikundira inyama. Utanyweye amata arimo isukari urumva byagenda gute? Udakoresheje ibirungo, insenda, za foromaje abantu nabonye bazikunda, n'ibindi byinshi byangiza ubuzima. Reka mbabwire, gukomeza gukerensa umucyo wahawe n'ijambo ry'Imana usobanutse ni ukwangiza urusengero rw'Imana, kandi utsemba urusengero rw'Imana nawe izamutsemba. Ubu butumwa ntabwo bushobora kuba burwanya itorero, ahubwo bushyigikira ukuri ryizera. Hari benshi bibwira ko ababwiriza ibi bintu ari abantu bari kurwanya itorero, ariko intege nke zishobora kugaragara mu byemezo by'abantu bamwe nubwo baba ari abayobozi, ntabwo bikwiriye kwitirirwa itorero ryose. Bityo iyo usomye ibitabo cy'abahanuzi n'abami, amagambo nifuza gusorezaho hari amagambo atangaje cyane yerekana igihe kibabaje itorero rishobora kunyuramo, ariko tukabona n'umugambi Imana ibirifitiye. Paje 288 ni ku cyigisho cya 45 mu bahanuzi n'abami, igitabo cyanditswe na Ellen White, icyigisho kivuga ngo kugaruka ko bari barajyanywe mu bunyage. Baranditse ngo iyo amahame shingiro y'ubwami bw'Imana yirengagijwe, nk'uko benshi bagiye babigenza birengagiza umucyo wo kwirinda, niho imihango ihinduka myinshi cyane kandi ikarangwa no gukabya. Iyo amahame shingiro y'ubwami bw'Imana yirengagijwe, niho imihango ihinduka myinshi cyane kandi ikarangwa no gukabya. Iyo kubaka imico byirengagijwe, iyo kurimbisha umutima bibuze, iyo kubaha Imana gucishije bugufi gusuzuguwe, niho ubwibone no gukunda kwigaragaza bisaba inyubako z'insengero zifite ubwiza bw'akataraboneka, imirimbo y'agahebuzo ndetse n'imihango y'agahano. Nyamara muri ibyo byose Imana ntiyubahwa. Imana iha agaciro itorero ryayo idashingiye ku byiza byaryo bigaragara inyuma, ahubwo iriha agaciro kubw'ubutungane nyakuri buritandukanya n'isi. None ikibazo, uyu munsi ibyemezo isi ifata usanga n'abagize itorero bamwe babyemera, yego, ndetse n'umwe mu bagize itorero yagerageza kutabyemera nk'uko byavuzwe akitwa ikindi, ndetse bakaba banamwihakana batosa uwacu. Kandi ndagira ngo nkumenyeshe ko umuyobozi yahakana ko uwo muntu atari uwabo, ndetse kuba yanacibwa, ntabwo bisobanuye ko aciwe mu itorero ry'Imana, kuko itorero ry'Imana ntabwo rigaragarira mu by'abantu babona. Aha turasomye ngo nyamara muri ibi bihe byose Imana ntiyubahwa. Imana iha agaciro itorero ryayo idashingiye ku byiza byayo bigaragara inyuma, ahubwo iriha agaciro kubw'ubutungane nyakuri buritandukanya n'isi. Iriha agaciro ikurikije gukura mu kumenya Kristo kw'abarigize ndetse no mu iterambere ryabo mu by'umwuka. Ishaka amahame y'urukundo n'ubugwaneza. Ibyo bintu se muri iyi minsi uri kubibona, n'imbaraga zihari n'igitutu. Ntabwo ubwiza bwose bw'ubugeni n'ubukorikori bushobora kugereranywa n'ubwiza bw'umutima n'imico bigomba kugaragarira mu bantu bahagarariye Kristo. Reka nsoresha aya magambo nayo benshi bagoreka, ari mu rwandiko Pawulo yandikiye Abatesalonike rwa mbere mu gice cya 5 umurongo wa 23. Urwandiko Pawulo yandikiye Abatesalonike igice cya 5 umurongo wa 23 aravuga ngo Imana y'amahoro ibeze rwose.
dukeneye kwezwa. Nyuma yo kwihana no guhinduka dukeneye kwezwa ku buntu bw'Imana. Kandi umuntu wirengagiza amahame y'ubuzima, ndakubwiza ukuri, ntabwo urugendo rwo kwezwa ashobora kurugenda nk'uko ijambo ry'Imana ribivuga. Imana y'amahoro itweze rwose. Kandi twebwe ubwacu n'umwuka wacu n'ubugingo n'umubiri byose birarindwe. Imana irifuza ko imibiri yacu irindwa kugira ngo bitazabaho umugayo ubwo Umwami wacu Yesu Kristo azaza. Ibahamagara niyo kwizerwa no kubikora izabikora. Imana idushoboze kuyigirira byuzuye icyizere kandi idushoboze kuyegurira imibereho yacu, bityo izi ngaruka zibasha guterwa no kwirengagiza temperance twebwe ntizizabashe kutugeraho, ahubwo tube abana b'umucyo. Kandi nk'uko abana b'Imana mu bihe byose bagiye bahagarara nk'abagorozi ku mahame yo kwirinda, natwe Imana idushoboze guhagarara nk'uko ijambo ryayo ribidusaba. Nibyo ngusabira nanjye mbyisabira mu izina rya Yesu, amen. Dusenge. Mana, urakoze kubera ijambo ryawe umaze kutwigisha. Kenshi twagiye dutesha agaciro amahame y'ubuzima, ariko utubabarire. Tubonye ko amahame y'ubuzima afitanye isano cyane n'iby'umwuka, kandi tubonye ko kubigiraho ubujiji ari icyaha. Bifitanye isano n'ibyemezo turi gufata muri iyi minsi. Utubabarire aho twaba twarafashe ibyemezo binyuranyije n'ubushake bwawe, kandi udushoboze kubaho nk'abashyitsi n'abimukira mu isi. Twe kwifuza kubaho nka bene gihugu. Utugirire neza kandi Umwuka Wera aherekeze kino cyigisho, aganirize umutima wa buri wese, kandi udutegurire kuzaba mu bwami bwawe. Tubigusabye mu izina rya Yesu, amen.